Ikibazo: wavuze ko niba mpora mpitamo igikorwa gishingiye ku rukundo nzabaho ubuzima bwuzuye bw'icyubahiro cy'uwo ndi we n'uwo nshobora kuba we. Ese ushobora kubisobanura neza kurushaho? Igisubizo: ubuzima bufite intego imwe gusa, ni uko wowe n'ibindi biremwa byose mugira ubunararibonye bw'icyubahiro nyacyo. Ibindi byose uvuga, utekereza cyangwa ukora, iyo ntego irabiruta. Roho yawe nta kindi ifite cyo gukora, nta n'ikindi ishaka gukora. Igitangaje cy'uwo mugambi ni uko utagira iherezo. Iherezo ni umupaka, ariko umugambi w'Imana ntugira bene iyo mipaka. Igihe uzaba ugeze mu bunararibonye bw'icyubahiro cyose, uzatekereza icyubahiro kirenzeho ushaka kugeraho. Uko uri niko kuguha gushobora guhinduka, kandi uko ushobora guhinduka biguha kongera kuba ukundi mu rwego rwisumbuyeho. Ibanga rikomeye ni iri: ubuzima si urugendo rwo kwiga, ahubwo urugendo rwo kurema. Ntabwo wiyiga ngo wimenye, ahubwo urirema bundi bushya. Niyo mpamvu udakwiriye gushaka kumenya uwo uri we, ahubwo ushake kumenya uwo ushaka kuba we. Ikibazo: hari abavuga ko ubuzima ari ishuri, ko twaje hano kwiga amasomo yihariye, kandi ko nitumara kubona impamyabumenyi tuzashobora gukora ibintu bikomeye kurushaho, kuko tutazaba tukiri mu mbogamizi z'umubiri. Ese ni ukuri? Igisubizo: ibyo ni indi ngingo yo mu myemerere yanyu ishingiye ku bunararibonye bwa kiremwa muntu. Ikibazo: ubuzima si ishuri? Igisubizo: oya. Ikibazo: ntabwo twaje hano kugira ngo dufate amasomo? Igisubizo: oya. Ikibazo: turi hano kubera iki? Igisubizo: kugira ngo mwibwe kandi mwongere mureme abo muri bo. Narabikubwiye kandi nanabigusubiriyemo. Ntabwo nyizera, ariko kandi niko byari bikwiye kumera, kuko mu by'ukuri ntushobora kuba uwo uri we bidaturutse ku kwirema kwawe bwite. Ikibazo: karabaye, ndatakaye. Reka dusubire kuri icyo gitekerezo cy'ishuri. Numvise abigisha benshi batubwira ko ubuzima ari ishuri. Ndumiwe cyane kukumva ubihakana. Igisubizo: ishuri ni ahantu ujya niba hari icyo utazi kandi ushaka kukimenya. Ntabwo ari ahantu ujya niba hari icyo usanzwe uzi, ahubwo ushaka kumenya uko bimera kuba ukizi. Ubuzima nk'uko ubwita ni amahirwe yo kumenya ku buryo bw'ubunararibonye ibyo usanzwe uzi mu buryo bw'ibitekerezo. Ku bw'ibyo nta kintu ufite cyo kwiga, ugomba gusa kwibuka ibyo usanzwe uzi no kubishyira mu bikorwa. Ikibazo: ntago mbyumva neza. Igisubizo: reka dutangire dutya. Roho yawe buri gihe ibizi ikigomba kuba kizwi. Nta na kimwe kiyihishwe kandi nta na kimwe itazi, ariko ntibiyihagije. Roho ishaka kugira ubunararibonye. Ushobora kumenya ko uri umuntu ugira ubuntu, ariko udakoze igikorwa kigaragaza ubwo buntu biguma mu bitekerezo. Ushobora kumenya ko ugwa neza, ariko udakoze igikorwa kigaragaza ubwo bugwa neza biguma mu bitekerezo byawe. Roho yawe ifite icyifuzo kimwe gusa: guhindura igitekerezo cyayo kiri hejuru kandi ikakigiramo ubunararibonye. Bitabaye bityo biguma mu bitekerezo gusa. Maze igihe kinini nitekerezaho, igihe kirekire kiruta icyo wowe nanjye tudashobora kwibuka twishyize hamwe, kirenze imyaka y'iyi si yikubye kabiri. Nk'uko ubibona, ubunararibonye bwanjye ubwanjye ni bushyashya. Ikibazo: ndongeye ndibuze kandi ubunararibonye bwawe ubwawe? Igisubizo: yego, nyemerera ngusobanurire. Mu ntangiriro hariho gusa iriho, nta kindi cyariho. Ariko iriho ntiyashoboraga kwimenya, kuko nta kindi cyariho uretse iriho. Bityo iriho ntiyariho. Kubera ko nta kindi kintu cyariho, iriho ntiyariho. N'isumba byose iriho kandi ntibeho. Byakomeje kuba amayobera kuva kera. Iriho yari izi ko yari byose, ariko ntibyari bihagije, kubera ko yashoboraga kumenya ubwiza bwayo bwuzuye mu bitekerezo gusa, atari mu bunararibonye. Yifuzaga gushyira mu bikorwa ibitekerezo no kubibamo, ikabigiramo ubunararibonye. Yashakaga kumva uko bimera kugira ubwo bwiza, ariko ntibyashobokaga, kuko ikintu cyitwa cyiza gitewe n'ukireba. Iriho ntiyashoboraga kumenya uko bimera kugira ubwo bwiza hatabonetse itariho.
itariho, iriho ntiyashobora kubaho. Igisubizo: ibyo urabyumva? Ikibazo: yego, komeza. Igisubizo: ni byiza. Icyo iriho yari izi gusa ni uko nta kindi kintu cyabagaho. Ku bw'ibyo ntiyashoboraga kwimenya, nta nubwo yari kuzigera yimenya ubwayo binyuze ku kintu gituruka hanze yayo ubwayo. Icyo kintu nticyabagaho. Hariho gusa ingingo imwe yo kwifashisha kandi yari imbere muri yo ubwayo. Iriho ntiriho, ndi sindi. Ariko isumba byose ihitamo kwimenya binyuze mu bunararibonye. Izo mbaraga zisesuye zitigeze zibonwa n'umuntu n'umwe, zitigeze zumvikana cyangwa se ngo zitegerezwe, imbaraga zitigeze zimenyekana, zahisemo kwiyumvamo ubwazo ubudahinyuka n'ubwiza buhebuje bwazo. Ku bw'ibyo zibona ko zigomba gukoresha ingingo nyamukuru y'imbere muri zo. Izo mbaraga zibwiye ko mu buryo bwumvikana neza ko buri gice cyazo kigomba kuba gito byanze bikunze kuri zo. Bityo rero niba zigabanyijemo ibice, buri gice kikaba gito kurusha byose, zashoboraga kureba ibyo bice byazo zikabibonamo ubwiza buhebuje. Nuko iriho yigabanyamo ibice mu kanya gato kandi keza k'igitangaza, iriho ihinduka iki, ihinduka na kiriya. Nibwo bwa mbere iki na kiriya byabayeho bitandukanye, kandi nyamara byombi byariho icyarimwe. Biba bityo no ku kitari iki cyangwa kiriya. Bityo ibintu bitatu byabayeho ako kanya: ikiriho hano, ikiriho hariya, n'ikitariho hano ntikibe na hariya. Ariko kigomba kubaho kugira ngo hano na hariya bishobore kubaho. Ni ubusa bukomeza byose. Ni umwanya utaboneka ukomeza umwanya. Ni icyuzuye gikomeza ibice. Igisubizo: ibyo ushobora kubyumva? Urankurikira? Ikibazo: yego. Wabyemera utabyemera, wakoresheje urugero rusobanutse ku buryo numva neza icyo ushaka kuvuga. Igisubizo: reka nkomeze.